is One Nation Radio. Tukaba tugiye gutangira ikiganiro rero cyo ku itariki ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi, aho twabara iki kiganiro cyiza cyane, ikiganiro abantu benshi bategereje, ikiganiro kijyanye na Diaspora time. Twari dufite umutumirwa udasanzwe uyu munsi, umutumirwa twanze kubabwira se nkaho twamuhishe n'amatsiko. Tukaba tugiye kuganira nawe, akaba ageze ku murongo wa telefone, akaba ari perezida wa Diaspora ya Arizona. Tukaba agiye kutuganiriza igitaramo uko kimeze, igitaramo uko gihagaze, ubusabane, abanyarwanda Diaspora bahagaze bate. Garakode matwumva? Turakumva muvandimwe Bahati. Rwose abantu bavuye kudukurikira cyane, twavuye kubaho utuziki twa Meddy, tumweho utuziki kugira ngo babanze batwumve. Abantu benshi batudusabye cyangwa ati mubanze mudutuziki twa Meddy, ugiye kudukorera ubusabane hano Arizona. Twasubiye muri studio rero za One Nation Radio. Mwagiye kwirwa? Mwagiye kwirwa neza. Ni Bahati muvugana, akaba ugiye kuyobora ikiganiro cya Diaspora time, aho tugiye kuganira n'abaturage cyangwa se n'abanyarwanda batuye muri Diaspora ya Arizona. Bakaba bahagarariwe na Bwana Jean Claude. Ndumva watwibwira n'abakurikiye bose bakakumenya ko Jean Claude nshaka kuvuga ushaka kugira ibitari byo. Urakoze cyane Bahati. Nitwa Jean Claude Ayineza, abandi perezida wa community y'abanyarwanda batuye muri Arizona. Tukaba twishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Diaspora dufite community nyinshi hano muri Amerika, ariko tumaze iminsi tubona Diaspora yanyu, Diaspora ya Arizona irakora cyane. Irakora, tuzavugana ku bintu byinshi, mutubwire amateka ya Diaspora yanyu, ubundi Diaspora yatangiye ryari, ikora ite, ese imikoranire yanyu n'izindi Diaspora mukorana mute. Nyuma y'ibyo rero tukaza kuganira ku busabane tubona mufite abantu benshi bashyigikiye, bavuga bati nanjye nzajya Arizona, nanjye nzaza gusabana na bamwe mu basitari mwatumiye, harimo na Meddy, aho twabonye na Mc Ally Soudy bazaza gutaramana namwe. Nagira ngo rero ibyo byose tuzaza kugira tubiganiraho. Ijambo ni ryawe. Ego murakoze cyane. Umuryango w'abanyarwanda wa Arizona navuga ngo navuga ko watangiye ku kera, kubera ko abanyarwanda batangiye kugera aha ngaha muri Arizona kera, ariko by'umwihariko twatangiye kugira ibikorwa bigaragara cyangwa se ibikorwa bimenyekana, ari mu itangazamakuru, ari mu bantu batandukanye guhera umwaka wa 2015, ariko hari haratangira kwiyoganiza abanyarwanda, batangira gukora amanama, batangira kwibuka, batangira ko ibikorwa byizihiza umuco nyarwanda cyangwa se gahunda z'u Rwanda guhera 2012. bivuga rero ngo tumaze hafi nk'imyaka 5 umuryango wa Arizona wegeranye, abantu barimo baregerana, baravuze bati nta mpamvu zo gukomeza kuba hirya no hino abantu bategeranye ngo tugire ibyo dukora, yaba ari kwiteza imbere no gutekereza ku gihugu cyacu twasize mu Rwanda. Bivuga ngo tubora dutekereza tuvuga duti twiteze imbere aha ngaha, ariko nanone burya nta mazi ajya ashyuha ngo yibagirwe wambeho. bivuga ngo duha dutekereza u Rwanda. Imikoranire yacu n'izindi Diaspora nk'uko wabivuze, turakorana n'izindi Diaspora zose ziri hano mu rwego rwa Amerika. Uzi ko u Rwanda rugira Diaspora nk'intara rukonta rureba, niyo mpamvu ubona aho za Rwanda Day. So ni ukuvuga ngo dufite forum yose ya Diaspora, ya RCS, ya communities. Ubwo rero Arizona natwe turimo turaparticipatinga mu bikorwa, mu manama, mu bintu byose by'iterambere. Donc we are in touch. Ndibaza ko ubushize twahuriye Washington ubwo twari turi muri retreat. Bivuga ngo Arizona nayo ntabwo yasigaye inyuma, ahubwo turi mu murongo umwe n'izindi communities ziri muri iki gihugu cya Amerika. Ubwo rero by'umwihariko kubera ko u Rwanda murabizi ko
twahoze dutarama, abanyarwanda baratarama, barahura bagatarama, bakabyina, bagasabana. Niho habaye kugira ngo dukomeze kwegerana, dutegura ubusabane buzaba kuri wa gatandatu, kandi tubona ko atari ubusabane twakwihererana, ahubwo dutumira n'uwo muhanzi wavuze icyamamare Meddy, akaza bazazana n'umushyushyarugamba ari we Ally Soudy. Bivuga rero ku wa gatandatu buri wese wasiba cyangwa wakererwa babyita ngo ni ukunyagwa zigahera. Ubwo muri rusange nuko bihagaze. Urakoze cyane bwana Jean Claude ku bwa message nziza. Murumva ko gahunda yanyu vraiment ni nziza cyane, kandi ndazi ko no muri diaspora zindi zose niko babigenza, niko bakora. Ariko uyu munsi dufite umwihariko wo kugira ngo tuze kuganira namwe cyane Arizona, kubera abantu baho barahuze, abantu baho barakora cyane, na klima nayo itaboroheye muri Arizona, arashyuha cyane. Ese muhura mute? Ese ibikorwa mugira ihuriro se mubikoramo activite zose? Kuko murabona bisa nkaho nimwe ba mbere bagiye gukora ikintu cyitwa ubusabane, mwishimira ibyiza byagezweho. Birumvikana kwishimira ibyiza no kwishimira muhereye iwanyu no mu gihugu hose. Ubundi mufite ukuntu muhura mute? Ese mugira amateraniro? Ese mugira inzego z'urubyiruko zikora? Ese hari imishinga mufite? Natwe twakwimuka twaza kwibera Arizona. Karibu cyane. Arizona iragendwa muri rusange. Ndabaye nsubize n'icyo kibazo cya klima y'iwacu tumeze neza, turayimanaginga ko buryo umenyereye na klima urayimenyera. kandi Arizona iri mu mastate ifite population nyinshi, kandi Arizona iri mu mastate ifite abimigira cyangwa abimukira bayinjiramo, abanyarwanda, abanyafrika cyangwa se baturuka ku yindi migabane. Rero by'umwihariko nko kuri muravuga uti Arizona turakora cyane. N'ubumwe, ahantu hari ubumwe abantu bagira umusaruro. Iyo habaye team work, abantu bagakorera hamwe, abantu bakatizanya amaboko, abantu bagatizanya imbaraga, ibintu bigenda neza. Bivuga ngo umuryango wa Arizona ni umuryango wanditse muri leta, ni umuryango ufite imikorere officielle. Tugira inama buri kabiri mu kwezi, buri byumweru bibiri dukora inama. So ibyo bikuvuga rero ngo turi in touch. Urumva iyo dukora inama tuba tuganira ku iterambere, tuba tuganira uko twafashanya hagati yacu, twishimira ibyiza twagezeho, ndetse si ibyiza byacu by'abanyarwanda gusa batuye hano muri Arizona. Tugomba no gutekereza ibyiza u Rwanda rugezeho. U Rwanda twasizeho abana, twasizeho ababyeyi, twasizeho barumuna, twasizeho bakuru, twasizeho imishinga. Bivuga ngo buri gihe burya hanyuma ko bakunda bajya bavuga ngo ni Imana y'u Rwanda igataha u Rwanda. Nubwo tuba turi hano ariko imitima yacu biri i Rwanda. Bivuga ngo durakora ahangaha tugatera imbere, ariko ntabwo twibagirwa iwacu. Rero natwe ubu turimo turishimira ibyiza u Rwanda rugezeho. Rero muri urwo rwego rw'uko mubona turimo turakora ibikorwa byose ni partnership cyangwa se ni imikoranire myiza y'abanyamuryango ndetse na komite. Dufite komite yuzuye nk'uko wambajije, harimo abashinzwe urubyiruko, harimo abashinzwe gender, harimo abashinzwe mobilisation, harimo abashinzwe ubumenyi n'iterambere, harimo sekreteri, harimo umubitsi. Dufite komite y'abantu 11 buzuye dukorana hagati yacu twese kugira ngo duteze umuryango imbere. Ndetse ubu ntabwo ari nabwo ubusabane bwa mbere bubaye. Twigeze no ko ubusabane ku itariki 7 z'ukwa mbere twizihiza umwaka mushyashya, nibwo nyakubahwa ambassador nawe icyo gihe yadusuye. Ubu bubayemo ubusabane bwa kabiri nanone budasanzwe turimo turategura, burimo icyamamare Meddy, kandi bizaba n'ubusabane tuzaba twegerejeho amatora. Urumva ko ibyaha byose turimo turegerana kugira ngo dukomeze dukore ibikorwa byo kwiteza imbere ndetse no guteza igihugu imbere. Urakoze cyane Jean Claude. Ndumva imigabo n'imigambi ni myinshi kabisa, ni myinshi. Murabizi ko diaspora ni intara ya gatanu, ni intara iza yunganira igihugu mu bikorwa byayo bya buri munsi. nk'abanyarwanda mutuye muri Arizona, ese hari gahunda se ihari ijyanye n'ishoramari, ese hari porogaramu se cyamugira yo gushishikariza n'abatari abanyarwanda abanyamahanga gahunda y'ishoramari mu Rwanda? kubera ko iyo baje batanga imisoro. tubura hano za Dallas, turi muri Texas, bafite za East Africa Commerce, iby'ubucuruzi bakora.
ese Arizona ko tubona habera ibintu by'amafestivali imikino mbese ibintu biri mpuzamahanga byinshi bihaza ese hari ibikorwa mwaba mukora bituma bamenya u Rwanda kandi bakarumenya neza? Urakoze cyane muvandimwe Bahati. Arizona natwe ntago tugerageza kuba twatekereza ko turimo turasigara inyuma, ahubwo turimo duhora dushakisha ibyo twakora iterambere. Ubu urabizi ko haje gahunda ivuga ngo ni made in Rwanda, bivuga ngo natwe made in Rwanda tuba tuyikeneye. Of course hano muri Arizona hari abantu bakora import na export mu Rwanda, cyangwa se bakora ibintu by'ubucuruzi byo kwiteza imbere. Nk'urugero naguha, muri Arizona dufite abantu navuga ngo nabwira gute, dufite nk'abantu bafite shop, African shop, ahantu ushobora gusanga kabanga, ahandi ushobora gusanga ubugari bw'u Rwanda, ahandi ushobora gusanga ibitenge by'u Rwanda, imitako y'u Rwanda. Of course turacyamuvinga forward ngo turebe ko twakora irindi terambere rirenze aho ngaho, ariko ahangaha muri Arizona hari abantu batari bake bafite amazu mu Rwanda, bubaka mu Rwanda. Hari abantu batari bake bagura ibibanza mu gihe, bivuga ngo import na export mu buryo bwa commercial wise turimo turagerageza kuba in touch n'u Rwanda, kandi hari n'umushinga turimo turategura umwe wo kuba habaho kugira ngo dukore shop y'ubugeni muri Sky Harbor Airport, tugakoramo ibintu by'imitako cyangwa se biriya bya made in Rwanda, ku buryo umuntu yajyaza harya muri free customs muri airport yasangamo u Rwanda, yasangamo idarapo y'u Rwanda, yasangamo imitako y'u Rwanda. So we are moving forward step by step. Urakoze cyane, urimo uratuma ejo zaza muri Arizona kuko Arizona ndumva mufite imishinga irambye iri kuri term ni long term ndumva ari byiza cyane. Ubundi ubusanzwe Jean Claude by'umwihariko urabizi ni wowe perezida wa Diaspora ubashije kugera kuri One Nation Radio bwa mbere. Tumaze kwakira abantu benshi batandukanye, ambasaderi, last time twakiriye ambasaderi Nduhungire hano kuri One Nation Radio, tujya twakira abantu bari mu nzego zitandukanye, ariko ndumva muri Diaspora ya Amerika ni wewe umuyobozi wa Diaspora wa mbere ubashije kuvugira kuri One Nation Radio. Ni iby'agaciro. Bwana Jean Claude matwumva? Ndakumva neza bwana Bahati. Muri studio rero turi kumwe na bwana Desire wasuhuza abakurikiye One Nation Radio. Urakoze cyane Bahati ku kiganiro cyiza waduteguriye rwose, aho watuzaniye uyu mugaga wacu muri Diaspora kuva Arizona. Reka tugusuze cyane Claude, dusuze cyane n'abantu bose bari ku murongo. Ndabona abantu, hari umuntu uherwa na nimero iherwa na 94 31 80 25 32 abo bose turabasuje cyane, tubibutse kwiyeri One Nation Radio mwahabize. Rero tugiye kumva byinshi cyane kuri ibi bikorwa Claude cyangwa se Diaspora ya Arizona yagiye idutegurira. Claude, ndakeka ari wowe turubaza ibibazo byinshi kuko uri muri bamwe bateguye ibi bikorwa. Uretse kuba Claude wenda ari wowe watubwira abandi mufatanyije muri iki gikorwa cy'ubusabane bw'abanyarwanda babaho ngaho muri Arizona. Ndakumva neza. Ego, tubwire abandi bantu mushobora kuba mwarateguye mugafatanya mugategura iki gikorwa cyo kutuzanira ubusabane. Ese wagiteguye wenyine cyangwa se ni komite mwafatanyije? Urakoze cyane bwana Desire, kandi ndagushimiye nawe kuba uduhaye uyu mwanya w'iki kiganiro tuvuga ku busabane, kandi ashimira muri rusange One Nation Radio. Ni muri urwo rwego rwose nshimira n'abanyarwanda ba Diaspora Arizona, nk'uko urimo urabimbaza ntabwo ari igikorwa mba natangiye cyangwa se nakora njyenyine. Burya biravuga ngo ntabwo umuntu umwe yakwifasha igikorwa nk'iki ngiki cy'imbaraga. Bivuga ngo dukora as a team, dukorera hamwe, dukorera mu bumwe. Dufite abanyamuryango bafite ubushake, dufite abanyamuryango bakora, dufite abanyamuryango bitabira ibikorwa,
rero muri ubusabane ntabwo ari ubwanjye gusa cyangwa se ubwa komite gusa, ahubwo ikorana na komite kandi nayo igakorana n'abanyamuryango neza. Bivuga ngo ni ubusabane bwateguwe na community yose cyangwa se n'abanyamuryango bose bagize Arizona, kandi ni ubusabane buri wese afitemo uruhare, yaba ari ugutanga imbaraga z'ibitekerezo, yaba ari imbaraga z'ubushobozi bufatika, yaba ari imbaraga z'igihe. Buri muntu wese arimo aratanga icyo ashoboye kugira ngo buno busabane buzagende neza. Alright, urakoze cyane rero. Urumva yuko Claude afite timu nini barimo bakorana. Tubibutse yuko ushobora rwose kudukurikirana neza kuri @1nationradio.org cyangwa se onaranaga, ukabasha gukurikirana ubu busabane n'uburyo bwateguwe. Yewe Claude araza kutubwira niba hari na invitation cyangwa nimba imyanya yaruzuye kugira ngo tumenye neza niba tugura amatike hakiri kare, kuko ndabizi hari abantu bahatse usanga baba bararyamye bakibagirwa kugura tike. Kandi Claude aba yaduteguriye ibitaramo cyangwa se n'ubusabane. Turacyari kumwe na Jean Claude ndetse n'abandi benshi cyane ku murongo badukurikiye. Jean Claude, uracyari ku murongo? Yego ndahari bwana Desire. Alright, reka twakire abantu batoya bakeya. Reka kwikubitiro, reka turabona umuntu ku murongo wa telefoni, umuntu uherwa na 531. Reka tumusange ijambo hanyuma dusinzi cyatubwira. Hello. Uratwumva? Ndumva ashobora kuba ari mu rusaku. Reka dukomeze gatoya. Reka dukomeze gatoya na Jean Claude hatubwire noneho igikorwa nyamukuru gihagaze gite, gitanze gute, kizatangira ryari, ese uyu musore koko azaza? Abantu benshi bavuga ati azaza. Azaza. Claude bimeze azaza. Urakoze cyane Desire. Uyu musore ari mu nzira, ahubwo azanahagera kare gusa uko aje mu mirimo yo bwitegura. Ariko Meddy turamufite ku wa gatandatu mu busabane buzatangira 9:30 nk'uko byanditse kuri invitation cyangwa se kuri flyer. Abantu bose ni ukuhagera 9:30, ahubwo bashaka bahagera 9:00 kuko uzatinda za buri myanya naho kwicara. Ubusabane bwacu buteye gutya: harimo kurya bivuga gusangira, kurya no kunywa. Ubwo hakazabaho no gutarama, icyo bita kubyina indirimbo zacu za Kinyarwanda, indirimbo z'umuco nyarwanda. Kandi hakazabamo n'icyo gitaramo cyangwa se hakazabamo performance ya Meddy. Ubwo ni ukuvuga ngo tuzaba dufite n'umushyushyarugamba ariwe Ally Soudy niwe uzatubera MC. Bivuga ngo bizaba ari ibirori dufite byibuze guhera 9:30 kuzamuka kugera 4:30. Ni ukuvuga ngo dufite amasaha agera kuri 6 aho ngaho turimo gusabana, turimo turabyina, turimo turizihiza intsinzi cyangwa se dushima ibyiza tumaze kugeraho, yaba ari muri Arizona, mu z'abanyarwanda ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Urakoze cyane. Desire, harimo kurya, wabyumvise? Harimo kurya no kunywa gatoya. Abanyamerika byo Claude urumva yarabimenye umuco wa hano, usanga ngo every party have to have a food, so igomba kuba hari ikintu cyo kurya. Alright, Claude urumva ko akomeje rwose kudusobanurira nuko bizagenda. Mu kanya naza kuduhereza adresse aduhereze. Urumva kera Meddy bazarara hakiri kare, abantu tarakatisha. Ndumva abantu batuye mu nkengero. Ese ubundi Claude bizabera muhe mugeni, muri Phoenix, ni muri Tucson cyangwa ni muri ya migi yindi yakureye? Ubuhazi hose urahazi. Urakoze cyane bana Desire. Numva arizo nuyizi umugani wa muvandimwe wa Bahati. Ni muri Phoenix, ariko bizabera muri city yitwa Peoria. Bizabera ahantu bita Peoria Community Center, ni kuri avenue ya 83 na Peoria. Abaje mu busabane bw'umwaka niho twabukoreye, niho tuzongera tukabukorera.
kandi by'umwihariko hari abantu bavuga bati ko mufite umuhanzi se kwinjira ni ubuntu. Dufite kwinjira ni ubuntu, buri muntu wese uzaza azinjira ubuntu, uretse ko nyuma dushobora kugira after party, ibyo nabyo akaba ari byo tuzatangaza nyuma, ariko uri wa gatandatu mu munsi udasanzwe ku munyarwanda utuye Arizona ndetse n'inkengero zaho azaba acikanwe. kwinjira mu buntu. Abantu rero dukunda iby'ubuntu ndabizi ndazarakunda bazaba bahari cyane ndazarakunda iby'ubuntu ndabizi. Ko urumva yuko rwose harimo harabisobanura neza abantu bo muri Arizona, abantu bari muri za Tucson, ari hafi cyane n'iminota mike cyane ku buryo utacika gatoya. Ese ko ubundi bahabona nta bashuti ufite hano hafi ya za Phoenix kababwira hakiri kare bakitabira? Ariko twe twatangiye kwamamaza ariko buriya njyewe niteguye ku busabane bwa kabiri. burya ibya mbere urabanza ukabereka ibya kabiri ukaza nibwo bizaba biryoshye. Ndabona hari umuntu kuri telefone ugiyeho, reka nze tumwakire twumve niba hari icyo avuga. Uyu yari yanze kuvuga, reka numve uyu nguyu. Alo, nimero iherwa na 2-8-8-4. Alo, murakumva? Ndabumva. Yego. Amakuru. Nanjye ndi Arizona. Ni meza yanyu. Turaho. Bahatara na Diaspora. Uvuze ko uherereye hehe? Ndi muri state ya Arizona muri Phoenix. Urumva ko igitaramo rwose kiri kumwe nawe. Igitaramo se ukiteguye ute? Ubu busabane bw'abanyarwanda babarizwa hano muri Arizona mukiteguye gute ku giti cyawe? Turacyiteguye, abanyarwanda bose bari kwishyira hamwe kandi bari gutanga inkunga yabo ngo twigeze iriya n'amatsiko. Alright, watubwiye ko witwa nde? Nitwa Florence. Florence, urumva ko ariteguye kandi ngo kuza kare kuko imyanya ngo ntabwo ari nyinshi cyane, dore ko no kwinjira ari ubuntu kuko n'ubusabane bw'abanyarwanda ni byiza cyane. Reka dushimire Florence, ariko niba hari n'ikibazo uraza kubaza Perezida Jean Claude, ndamubona ku murongo. Dufite undi muntu ku murongo wa telefone, reka nawe tumwakire. Alo, nimero iherwa na 8-0-5-7. Murakumva? Yego, ndabumva neza. Muraho neza. Nitwa Justin, mperereye muri Arizona mu mujyi wa Tucson. Tucson. Muranyumva neza? Justin. Turakumva Justin. Hanyuma Justin, wowe kubona Diaspora nyarwanda yakuzaniye ubusabane, ikakuzanira igihangange muri muzika Meddy, wowe ku giti cyawe wabihaye akahe gaciro? Mu by'ukuri ni agaciro kanini ndetse n'amahirwe abanyarwanda twagize kugira ngo twongere dusabane. Urabona tugera muri ibi bihugu akenshi buri wese agahugira muri kampani, agahugira mu bintu byinshi bitandukanye, ariko kuba Diaspora nyarwanda iteguriye nanone ubusabane kugira ngo twongere duhurire hamwe, tunezerwe muri muzika nyarwanda, tuganire ibiganiro byo kubaka igihugu, dusabane muri rusange, ni agaciro kanini ku banyarwanda twese batuye mu ntara ya Arizona ndetse n'abatuye hanze yayo. Justin, urumva ko yabihaye agaciro gakomeye kandi nibyo koko. Ibaze nawe n'utegurira ibintu ngiye ukabizana hano muri ofisi. Ahubwo se Justin mubaza akabazo, ubundi se One Nation Radio ruyizi? Oya, ntabwo nari nyizi rwose, ahubwo nabyo byaduhesheje amahirwe kubasha kuyimenya. Ubu rero urayimenye, ni radio, ni amahire kuba muri mu ba mbere Diaspora ya Arizona tuganiriye kuri One Nation Radio. Kwisanzura ubu turi mu busabane. Mutubwire uko bimeze Arizona, kuko twabonye umuyobozi wanyu arimo gutuma tugiye kuhimukira kuko twumvise mufite imishinga myinshi cyane.
nawe rwose ni karibu, state yacu ni nziza, nta kabeho, iwacu birashyushye muri Arizona aho ducumbitse. Alright Justin rero turakoze cyane gukomeza kubana natwe, ntuve ku murongo isaha n'isaha, nuza kugira ikibazo uraza kubaza perezida uko ibintu bihagaze. Perezida araza kutunyuriramo mu nshamake nanone y'ukuntu igitaramo gihagaze, ariko mbere y'uko dusubira kuri perezida reka twongere twakira umuntu uherwa na 7,720. ubwo wowe uzi ikinyarwanda neza wasomera neza? ibihumbi birindwi cyangwa se ibihumbi 7,720. uratwumva? halo muratwumva? halo nimero ntego na 7,720 muratwumva? ashobora kuba yagiye mu turimo cyangwa se ashobora kuba ari mu turimo dutandukanye. reka tugaruke ku muyobozi Jean Claude, tubwire noneho wenda kuri wowe, ese abantu muri Phoenix barabizi ibintu, bazi abanyarwanda bari Phoenix bari ready, barabizi cyangwa ni ibintu bitaramenyekana? bihagaze biti? mwakoze iki kugira ngo iki gikorwa kimenyekane? urakoze cyane bwana Desire ndetse na Bahati. muri Arizona muri rusange barabizi, nkuko nakubwiye twagiye dukora amanama ategura buno busabane, dukora amanama 2 buri kwezi. twatangiye gukora amanama avuga kuri ubusabane guhera mu kwezi kwa gatandatu, kandi igihe cyose umuhanzi yamaze kwemera yabishyize kuri Instagram ye, yabishyize kuri social media, byasohotse ku gihe.com, byasohotse ku nyarwanda.com, byasohotse ku mirasire.com, byasohotse kuri kigalitoday.com. so ibyo binyamakuru byose byasohoye inkuru ivuga kuri ubusabane, kandi nk'uko byumvishije Justin ari muri Tucson barabizi, barabyumva. wa Florence nanjye ndabizi, nawe urabizi uri muri Texas, California barabizi, Washington barabizi, amastate atandukanye barabizi, cyane cyane nk'aba bayobozi dufatanyije kuyobora RCS mu rwego rwa Diaspora, na bose bagiye babona invitation na One Nation Radio ko muri kuri flyer and supporters, which means that twagerageje kuricinga out buri muntu wese kugira ngo amenye uyu munsi, kandi ntazacikanga kugira ngo nawe azaze tugorere imbavu nk'uko abavandimwe babivuze. duhora dushaka amafaranga turi mu mashift, turi mu kazi, ariko iki ni igihe cy'abanyarwanda cyo kugira ngo dusabane, twizihiza ibyiza tumaze kugeraho. Asante sana. Alright, mwumvise rero Jean Claude aho akomeza asobanura kuri ubu busabane rwose buzaba ari bwiza. ejo nishobora kuba Marina izaba itariki zingahe harya Bahati? itariki 22 hazatangira sangahe? ubishobora ngo reka bizatangira ryari? reka mbivuge tukibazayime bizatangira ryari? ukoresha ikizamini ugasanga kiragutsinda. ni ku itariki 22 isaha ni saa 9:30. ubundi ibyo bitoza kubibaza Jean Claude, amasaha murabizi mu gitaramo akunda kugora abantu. ubundi izi ngamba bafashe zo kubahiriza amasaha. isaha z'abanyafurika ubundi ngo saa 9:30 ubundi saa 1 nibyo? oya, Arizona si uko bakora. reka Jean Claude adusobanurire, atubwire neza, dusobanurire ese amasaha mwihaye koko mwabonye ko abantu bazaba bavuye mu mirimo yabo bari ready to work. murakoze cyane abanyamakuru. icyo nakubwira ko nuko kino gitaramo gitandukanye n'ibindi bitaramo. ubusabane butandukanye n'ubundi busabane. ni ubusabane dufitemo umuhanzi, kandi ni n'ubusabane dufitemo abashyitsi bakuru bazava Washington. akaba ari byo wenda nabwira n'abantu bakurikiye iyi radiyo ko tuzaba dufite abashyitsi. hazaba harimo n'igikorwa cyo gusobanurira abantu ibijyanye n'amatora, cyane ko Arizona natwe twagiriwe amahirwe yo kuzagira ibiro by'itora.
bivuga rero ubusabane buzaba bukubiyemo ibintu byiza byinshi, gusabana ndetse no kubaza ibibazo ku bijyanye n'amatora, kandi bivuga ngo abanyarwanda bari muri Arizona ni benshi. Gukererwa k'umuntu urumva ntazabona aho yicara kuko ntabikubwiye, ntabwo ari bwa busabane busanzwe, umuntu azinjira abyina asohoka abyina, uri murabibona. Rero uzatinda azabura ahagarara. Ikindi cyoroheje urumva nta n'amafaranga turimo turacaginga, bivuga ngo ni isaha tuzayubahiriza, isaha ni 9:30, sare izaba ifunguye. Ni ukuvuga ngo uzagera 11 azasanga ataribona aho yicara cyangwa se ahagarara kuko azasanga imyanya yarangiye. Bivuga rero ngo turakorera kuri American time, ntabwo turakorera kuri African time, kandi nzi ko Arizona bajya babyubahiriza, ndetse n'abashyitsi bacu bari mu yandi masiteti mutega izihuse ku buryo kuwa 6 mu gitondo muzaba mwahageze, ubundi mutabura uko muzinjira cyangwa mugasanga n'imyanya yashize. wamwumvishe bahati rero gufata yihuse no gufata ishoye. ubu Arizona barantunguye, ndabizi ko buriya saa 9 saa moya. Arizona ndabazi ni abantu baba bakorera kuri gahunda reba saa 9 ariko reka tuzabatungure tumanukane ibikoresho turebe. oya nibyo koko, kandi reka dukomeze dushimire buri wese kuri nje gukurikirana One Nation Radio. ushobora kudukurikira ku murongo wa internet, ushobora kwandika y@1nationradio.org, hanyuma ukabasha gukurikirana Jean Claude ndetse One Nation Radio muri rusange, aho Jean Claude arimo adusobanurira ku busabane bw'abanyarwanda buri kubera cyangwa se buzabera muri Arizona ku itariki 22 z'uku kwezi. Ni byiza cyane, reka twongere turarikire abantu gukomeza kudukurikirana kuri app cyangwa se application ya TuneIn, aho ushobora kwandikamo One Nation Radio, ukandikamo One Nation Radio amagambo 3 gusa, ahantu bashakishiriza ukabasha gukurikirana neza, ukamenya byinshi ku bandi banyarwanda. Urumva ko hari abanyarwanda barimo bategura ibikorwa, ni byiza ko ushobora kubimenyekanisha ubicishije kuri radio ya Diaspora. One Nation Radio nta gutegura igikorwa udaciye kuri One Nation Radio uba wahombye rwose, nta gutegura ibintu bitandukanye utaciye kuri One Nation Radio uba wahombye. Ni byiza cyane Jean, dukomeze tubane nawe mu kanya gatoya, turaza kwakira abantu, ariko reka turabona hari umuntu uje nona, reka tumwakire. Ndamubona ku murongo umuntu uje nona. Allo, umuntu uherwa ufite nimero iherwa na 685, niba twumva yatwibwira. Allo. Hello. Twumva? Allo. Yes, hello, One Nation Radio. Hello. Turakumva neza cyane. Witwa nduherereye agana he? Yeah, nitwa Jeff, umerereye nanjye muri Arizona State mu mujyi wa Phoenix. So turabakurikiye gatanu kuri gatanu. Arizona bari tayari kabisa. Uvuze ngo Arizona kuye Avenue. So yanjye nkaba ntuye muri Avenue 75 mu mujyi bita Glendale City. Wow. Hari Avenue ni nk'iburayi, dufite ibintu bijya gusa nkaho neza. Alright, jewe ahantu nzi ni kuri 43rd Avenue, niho nsobanukiwe neza cyane. Hanyuma wowe watubwiye ko witwa nde? Nitwa Jeff, nkaba nanjye ndi umwe mu bayobozi bashinzwe urubyiruko muri Rwandan Community of Arizona. So natwe tukaba kuri One Nation Radio. murakoze cyane kandi tubateze amatwi 5 kuri 5. Ni radio yacu yaje igihe dukeneye kandi tuze kizadufasha kuri byinshi cyane mu byo turi gutegura. Okay, Jeff, wenda ikibazo cy'amatsiko ushobora guhamagara kukubaza nako, dore ko wenda nk'umuntu uri muri komite ukamuhagarariye urubyiruko, wowe ni igiki ubona wenda gisabwa cyakagombye kuba hano muri ubu busabane mwateguye? Ni igiki mugambiriye mu by'ukuri gifatika?
tugambiriye mu kuri twabwira abantu wenda bateze One National Radio ni uguhuza igikorwa first of all ni uguhuza abantu kwanza abanyarwanda turi hano mu mahanga turi muri iki gihugu cyacu cya leta ya Amerika yuko abantu bagomba kuba bamwe tugahuza abanyarwanda bose baherereye especially nk'urubyiruko mu byo nshinzwe ngomba gushyiramo ingufu cyane kuko ubona ko urubyiruko rwa hano ruri mu bintu byo gushaka gukopiya ibico y'abazungu y'abasitari so ni imbaraga nyinshi cyane tugomba gukoresha kugira ngo dushyire abantu hamwe tubahurize hamwe dukorere hamwe tuzamure ibendera ry'igihugu cyacu tugerageze gufata umuco wacu ntuducike ahanini nirebye usanga mu byo turi kurwana nabyo cyangwa se dushyize imbere ni ukugira ngo tubumbatire ubumwe bwacu nk'abanyarwanda tube hamwe tube ikintu kimwe muri rusange turacyari kumwe nawe Jeff rwose ntujye kure turahongera tugusubize mikoro kuko uri umuntu ukomeye umuntu uhagarariye urubyiruko muri Arizona this is a good guy uwo turamukeneye cyane urubyiruko murabizi ko hari imbaraga z'igihugu urumva yuko Jeff rwose ube hafi kandi urakomeza nanone wunganira perezida wacu muri Arizona reka twongere dushimire abantu bakomeje kudukurikirana bari impande n'impande abantu uri kubabona ku murongo badukurikira ari benshi reka dushimire cyane abantu bose badukurikiye bari mu Burayi mu bihugu by'Uburayi harimo Belgique Faransa ndi kubabona abantu bo muri Europe rwose benshi cyane mu Rwanda bo banze kuryama bagomba banze kuryama mu Rwanda bamaze kubimenyera hari n'abantu bo muri Canada rwose badakuraho urushinge rwabo aho usanga rwose bakurikiranye neza bavuga ati ariko Amerika itazatera imbere abanyarwanda bo muri Amerika batazasirya umwanya turasubiza abantu bose bari za California umunsi badukurikiye California badukurikiye baza nabo Arizona yakoze akantu natwe Arizona urumva yuko yashyizemo akaringushye Arizona akantu bakoze gatuma bahaguruka ariko nibyo Arizona urabona ko barimo bakora kandi bazanye umuntu w'igihangange rwose muri muzika aho bizabafasha cyangwa bikaborohera gusabana bananyeganyega kandi hazaba no kurya kandi reka dukomeze dushimire buri wese dukurikiye reka nsubize wenda gato umwanya Jean Claude ni iki wenda ushobora kubwira aba bantu bose badukurikiye bagomba kwitondera kuri uriya munsi ikintu cyo bagomba kwitondera cya mbere ni ukudakererwa no gusiba utumire baravuga ngo birabujijwe gusiba cyangwa ntukererwe nicyo nicyo cya mbere bagomba kwitondera icya kabiri ni ukumenya ko uriya munsi niwo munsi dufiteho kugira ngo abanyarwanda begerane hariho abantu bajya bavuga bati se abanyarwanda babaheye ugasanga umuntu aba muri state akaba azi ngo nta munyarwanda uhari atunzwe na radiyo Rwanda cyangwa na One Nation Radio gusa ariko iriya ni opportunity y'abanyarwanda kugira ngo twegerane tuganire bivuga ngo icyo umuntu agomba kudasiba cyangwa ngo akererwe icya kabiri n'uzaba afite shifuta zihangana asabe ofu y'uwo munsi basi ariko kugira ngo abone abandi banyarwanda bavandimwe kugira ngo twese tugorore imbavu twishime dusabane nk'uko ushinzwe urubyiruko yavuze ati turimo turazamura ibendera y'abanyarwanda ni ukuvuga ngo turashaka guhagarara ku buryo u Rwanda abanyarwanda tutazibagirana hari ahantu rero waba wagira n'ikibazo washaka umunyarwanda ukamubura cyangwa se ukabura no gutabara ariko Arizona twarahiye ko tugomba kwegerana kugira ngo dufatane mu maboko umunyarwanda uri muri Arizona waba uri Canada waba uri muri Europe waba uri muri Afrika ushobora kuhagera muri iyi weekend azaba ari ibintu bidasanzwe tuzaba turimo turaririmba ngo nta wamusimbura ntawamusimbura alright
Claude rero gushyiramo akantu ngo muzazinduke bahari. Claude bazazinduke kutwima twese Arizona. Jeff abantu bo muri Tucson nabo mubabwire bazazinduke. Hari umuntu waduhamagara iri Tucson, Justin muzazinduke abantu bo muri Tucson rwose ubona kugira ngo n'abazaza basange muhari. Ari ikibazo wenda nshaka kubaza perezida kurabona wenda mwibanze cyane kuri Rwandan community. Ese mwabasha gutumira none inshuti z'u Rwanda bagenzi banyu mubana mukorana abantu bo mu buyobozi muri uyu mujyi wa Arizona se hari abo mwabasha gutumira byibuze bababwiye bati tuzaba duhari? Urakoze cyane. Ubusabane bwacu muri Arizona cyangwa se ibikorwa byacu muri Arizona nta n'umwe biheza. Bivuga ngo dutumira communities, abayobozi ba communities nk'urugero aba community y'abarundi, community y'abakongomani, community y'abantu bavandimwe bitwa abanyamurenge, community y'abantu batwabiye Masisi, community y'aba South Sudan, abanyamerika. No kuvuga ngo tugerageza kuricinga out umuntu wese tubona hafi, tugatanga invitation aba ku munyafrika, abe ku munyarwanda, ahabe ku munyamerika urahanga, buri wese ahawe ikaze nta n'umwe uhezwa. Kandi by'umwihariko nanone muri Arizona dufite amatorero menshi y'abanyafrika, nabo tuba twatumiye abayobozi b'amatorero ndetse n'abayoboke babo. Hari amadini atandukanye, hari abadive, hari abasilamu, hari abaprotestanti. Tuba twarahinze kuyicinga every corner kugira ngo hatagira umuntu ucikanwa. So and we are still doing that. Turakora kugeza ku munota wa nyuma. Burya utumira ntago agira umusozo ngo ahagarara, ahubwo ibirori birinda bigera umuntu agitumira, kuko burya ari nabo ushobora kwibagirwa. Ariko abo bantu bose bari invited, ndetse na West Africa, Central Africa, anywhere, then n'abanyamerika bene wacu, undi muntu wari wese aba invited, nta muntu duheza. Alright, mwabyumvishe rero abantu baratumiye nimureba ndahabi muzabura aho mwicara. Icyumba rari kiranekereza ko kishobora kugufasha nk'uko waza ukicara imbere ukumva n'ubwo butumwa. Turi kumwe rero n'abantu benshi ku murongo batandukanye. Dufite abantu badukurikiye kuri internet, abantu badukurikiye rwose ku murongo turimo tuvugira aho bose turabashuje, kandi tubibutse yuko ni One Nation Radio, Rwandan Diaspora radio ni yanyu, aho ushobora gutambutsa ibikorwa byawe urimo utekereza gukora utabigejeje kuri One Nation Radio. Sinza hano handi ushobora kubiza. Reka turarikire buri wese gukomeza atubwira ugiye kuvuga ngo iki. Nazamuye ukuboko kugira ngo ugiye kwishima. kubera igihe cyatujyanye abantu babaye benshi cyane badukurikiye, ariko tugiye kujya mu kindi cyiciro cya gatatu, tugiye kuganira ku matora. Ese ahagaze gute, babyiteguye bite, kuko no mu byo bagiye gukora ubusabane n'amatora nayo arimo. Noneho turebe se atubwire Arizona bimeze bite, ese gahunda yo kwamamaza imeze gute, ese abakeneye imipira, ibiro by'amatora birihe, abakeneye kuko tugomba kumenya ibintu byose kugira ngo dutangire twagire. None buriya barabipanze abantu bo mu diaspora yandi zira community zindi, ndakeka muri bo koperiton twinshi cyane. Kandi Arizona nidusanga gahunda yo kwamamaza gahunda, tujya tubabwira ahantu amasitowa mushobora kubona imipira yo kwamamaza, mushobora kubona ibisabwa byose kugira ngo bibafashe kwishimira gahunda y'amatora no kwamamaza. Jean Claude, muratwumva? Ndakumva neza bwana Bahati. Tugiye mu cyiciro cya gatatu, tugiye kutubwira, twaganiriye abadukurikiye cyangwa se abaje nonaha, turabona benshi bari kugenda baza nonaha. Twagiye tuganira kuri Diaspora Arizona, imigabo n'imigambi, imishinga bafite yose. Twagiye tuganira ku gitaramo cyangwa se ubusabane bafite byinshi cyane. Twagiye tuganira, twari tugeze mu cyiciro cya nyuma gisa nk'aho tuganira amatora ameze gute, ese Arizona mwiteguye mute, ese gahunda yo kwamamaza se abihari. Noneho mubwira abanyarwanda, mubwira n'inshuti z'abatuye hafi ya Arizona, noneho tugenda tureba uko bihagaze. Ijambo ni ryawe. Urakoze bwana Bahati na Desire.
amatora urabizi ko abarundi n'abango ni akaranga kacu ni umuco wacu wo gukunda igihugu no gushyigikira ibyiza tugezeho. Ikindi ni uguharanira gukomeza ko igihugu cyacu gitera imbere. Ni uburenganzira bw'umunyarwanda uwo ari we wese gutora ni bumwe mu burenganzira umunyagihugu wese yemererwa cyangwa se agomba kubahiriza. Bivuga ngo Arizona natwe ntabwo twasigaye inyuma muri iyo gahunda yo kugira ngo dushyigikire igihugu cyacu dutora, tugira uruhare mu matora. Ni ukuvuga ngo nk'uko nabikubwiye, Arizona natwe turi muri state tuzagira ibiro by'itora. Niyo mpamvu mbwira abavandimwe abari mu Tucson, abaranga muri Arizona Phoenix, abari muri za Chandler, abari muri Mesa, abari mu tugiye isiri zitandukanye kandi nini. Ako Arizona turi ni state nini. Vuga ngo turiteguye muri weekend hazabaho gusobanurirwa ibibazo byose bijyanye no gutora. Bivuga ngo dufite abashyitsi bazaza bakadusobanurira ibibazo bijyanye no gutora, noneho n'ibijyanye no kwamamaza nk'uko mwabivuze. Ni uburenganzira bwa buri umwe wese kwamamaza umukandida. Tuzaba dufite imipira izaba ihari, bakeneye imipira, bakeneye ingofero, bakeneye iki byose twamaze kugenda tubituma. Bivuga ngo iyi weekend muri Arizona hazaba hari ikintu kidasanzwe ku bijyanye n'abanyarwanda. Byagiraga bamwe bakavuga ati nta community iba muri Arizona, nta banyarwanda baba muri Arizona, ariko nibaza ko iyi weekend nibwo abantu bazasobanukirwa ko abanyarwanda duhari kandi twiteguye gukora. Ubwo rero ku bijyanye n'amatora no kwamamaza nabyo turabyiteguye kandi twarabitangiye. Bivuga ngo twiteguye kubahiriza uburenganzira bwacu dutora kandi tugatora umukandida utubereye bitewe n'icyitegererezo cy'iterambere tugezeho. Alright, Arizona bahagaze neza. Arizona kuri byose bahagaze neza. Mu kanya turaza kwakira n'abandi batandukanye bari mu mijyi itandukanye, mu mastate atandukanye, bo babyakiriye byiteguye gute mu kwamamaza ese cyangwa se muri iki gikorwa cy'amatora muri ibi bihe turimo. Bwana Jean Claude, gahunda se nk'abanyamuryango bavuga bati se twabonaho imipira, se twabonaho ibintu byose biranga u Rwanda, ibijyanye n'imipira yo kwamamaza, ibintu byose, ese mwaba mubifite? Ese tukabarangira amasitowa kuko dufite ahantu henshi bigera bicuruzwa muri za Dallas, ahantu bafite amasitowa yabyo ku buryo bashobora kubashipingira anytime kandi ku masaha makeya utarinze wajya mu Rwanda. Ujya mu Rwanda iyo uvuze ngo bituma nshaka kumenya aho uri kubituma. Ni ukuvuga ngo amasitowa twabonye ko twari tubona twakira kuri radiyo ko hari amasitowa ari za Dallas, abantu imipira batangiye kugenda bayitanga ku buryo niba hari n'abantu ba Arizona bakeneye imipira ku buryo twaba kontakite shipping ikabageraho mu gihe gitoya kandi nta kibazo. Bimeze bite Bwana Jean Claude? Nk'uko mbikubwira rwose si no gushipinga ahubwo bishyire mu modoka, kuko ushatse guhatangira urugendo ruza muri Arizona guhera ku wa gatanu ukaba urahagaze ku wa gatandatu mu gitondo, cyangwa tugafata za Jet Airways zihuta aho ngaho. Ariko hari abo turimo turavugana bari aho ngaho muri Dallas bashobora kutwohereza imipira, which means that ku muntu wese wo muri Arizona ukeneye imipira uwo munsi imipira izaba ihari. Kandi namwe mwakomeza kutubwira ayo masito, mwavuga amazina cyangwa iki, ariko hari abo twagaragaje kuvugana bari Dallas bazohereza imipira. Hariho n'abandi bari basanzwe bayifite bamaze kuyodaringa already. Bivuga ngo uyu wa gatandatu buri muntu wese azaba yabaye smart. Ubwo rero ntibigutangaze mubwiye ngo nkeneye kuzaza gufata amashusho, mugafata na live event. Ubwo ibyo ari byose mu batumirwa ba mbere murimo kandi namwe ngo muzaza mutuzanye iyo mipira.
alright cyane wumvise cyane reka mu kanya turaza kwakira muri bamwe barimo batugezaho iyo mipira aho ari buze kudusobanurira byimazeyo uburyo ki bano bantu ari abari mu mastate atandukanye mu mijyi itandukanye cyane cyane abana bantu bari muri Arizona uburyo babona ibi bikoresha imipira ingofero byose araza kubidusangiza kugira ngo niba ushaka n'ejo cyangwa nonaha mubivugane mwenyine turamutse ku murongo mu kanya gatoya turaza kumwakira urabizi Desire gahunda ya diaspora inshingano z'abanyarwanda ni ugutezanya imbere njya mbona ino mico bino bihugu abanyetiyopiya abahinde mu muna hano ukuntu ashobora kujya kurira muri resitora y'abandi ubuhinde ari iwawe ugasanga ese Jean Claude aho ngaho bimeze bite ubundi abanyarwanda uretse n'abahinde ngo Mexican store ntashobora kwandikaho ngo American store no kandi ndabibona nina muri za Texas usanga bahahira mu store yabo bagatezanya imbere ino radiyo ni umwanya mwiza kugira ngo dutangiye twamamaze abanyarwanda bafite ibikorwa bimenyekane aramenye n'aho biri Arizona mutubwire ibikorwa mukora tubyamamaze tubwire abanyarwanda ejo si Arizona gusa abantu bari mu mijyi itandukanye zaba habatabasa haba Houston haba California bose haba New York ese mukora mute mukorera ibyo byose turakumva neza murakoze cyane kumakanya alright turi kumwe na Frank rero babantu mwese nimuze noneho musobanukirwe cyangwa mwumva uburyo mugiye kubona iriya mipira ingofero byose araza kubidusobanurira Frank urakoze cyane guhamagara kuri One Nation Radio watangira noneho ushobora no kutwibwira n'abantu tukakumenya hanyuma ukajya noneho no kudusobanurira uburyo imipira ishobora kutugeraho aho twaba turi hose yes murakoze nitwa Frank mba muri Dallas Texas mwakomeza kwita imipira ntimusobanure imipira iyo ariyo ino mipira niyo kwamamaza umukandida wa FPR Excellence Paul Kagame yes so abashaka iyo mipira hari stars ziri different available abayikeneye ndaza kubaha nimero bashobora guteksa cyangwa bakohereza WhatsApp bakamakinga order yabo aho baba bari hose muri Amerika bakayishipi uko umuntu akabaye bashipingira bakazaba ukereye ku itariki 3 aribwo tuzajya mu matora hano muri Amerika. Alright, mwumvishije Frank bivuze neza ngiye kotarigwanye wagiye kugenda mwambaye neza nimugire vuba kubera ko igihe kiri kugenda kandi igihe kiri kwegereza ku itariki 3 tuzingahe ahubwo se bwana Frank imipira se watubwira mufite amabara se atandukanye cyangwa design zitandukanye kuko habaho ngo Lacoste kubera gushakwa cyane ubu hari umupira ya Lacoste y'umweru hakaba na n'iy'umukara ya t-shirt iri kugenda ni nayo mpamvu ndi kushishikariza abantu kugira vuba kodoringa kuko iri kugenda ishira cyane abayishaka ni benshi cyane gutangira kino gikorwa ntabwo twari tuzi ko abantu demande zaba nini cyane nk'uko kuri kubibona ariko niyo mpamvu twashishikariza abantu kugira vuba bakadoringa ariko yihari myinshi ubu ngubu iri available ni ama t-shirt y'umukara sinzi nimba mwaza gushyira kuri Facebook ya radio ipicha yayo turi kumwe na Jean Claude kuva Arizona tubwiye ko ufite ibibazo ashaka kubaza kuko community y'abanyarwanda iri hariya muri Arizona nayo ikeneye iyo mipira mu rwego rwo kwamamaza umukandida wabo aho bazaba bafite ubusabane buzaba itariki 22 z'uku kwezi. Jean Claude uri ku murongo?
yego ndari muvandimwe Desire. Nguyu rero Frank yahageze mubaze noneho amakarite n'uburyo abantu bashobora kubona iyo mipira ngirabaze nayo tuvuga ko tutabirangiza hakiri kare bizagira itariki 3 nta mipira ihari. Asante sana Frank, nkuko twavuganye namubwiye yuko for now I have a big request y'abantu bashaka iyo mipira. Navuga rero Frank, you are first of all you are invited if you can make it kuba waza hano imipira wayidua ubundi buryo wayishipinga ukayohereza ngaha mbere ubwo buryo ahubwo Frank turabaruka Arizona ubwo buryo ndabwemeye business yagombye kuzamuka akaza abantu banyura urakoze bwana Claude kuntumira urakoze kuntumira bwana Claude rwose muri iyo gahunda iyo event yanyu mufite. Icyo nababwira cyo ndabagarantiza ko ama t-shirt azaba hari. Unkoreye order yayo ushaka na size ushaka ngewe kuri uwo munsi azaba hari ari available umubare mushaka muzamwambwiye ubwo umugi off the air turangije wampa liste y'ama size ushaka kandi n'abandi baba batwumva bashobora gutexa kuri 214201 again 2144127201 shobora no magana abiri ubwo nabivuga mu Kinyarwanda 214 412 72 01 mushobora gukoresha WhatsApp cyangwa text message mukandika mugakora order yanyu tugakora arrangement ya payment noneho bikabageraho mwari muri hose muri USA. Thank you very much. Igifaransa ubwo na Claude yamfasha bivuga ngo ni desa 14 41 27 desa 1. Voilà. Desa 14 41 27 desa 1. Thank you. Voilà. Okay, reka dukomeze dushimire buri wese uri ku murongo, haba abatumirwa bacu barimo umutumirwa mukuru dufitemo Jean Claude ari wadusesengurira neza mu gitaramo bafite cyangwa se ubusabane bw'abanyarwanda ba Arizona uko bagiteguye mu buryo n'ibizaberamo mwagiye mu byumba, bafite abatumirwa batandukanye aho bazasobanura yewe n'uburyo amatora azagendamo, bafite abatumirwa harimo abaririmbyi, bafitemo n'umushyushya rugamba ukomeye cyane mu bintu bya muzika cyangwa se muri showbiz. Ally Soudy dufite nanone Frank hariho yarimo adusobanurira avuga ati imipira ni mutayigura none ahahira aba yashize. Twibutse yuko itariki 3 ejo bundi bantu mushaka kugura ya mipira ushaka guhamagara 214 ubwo ushobora kubona iyo mipira. Bahati ndamuzi ngo yarashatse kugira icyo abaza Frank buriya rege ndabizagira ubuntu buri wasanga hari imipira yacu yari ihari nk'abanyamakuru wa Nation Radio nkunze ko wibarije ubwo imipira twabiganiraho tukabategurira iyanyu ya One Nation Radio. Kandi na community ya Austin nticikwe, na community ya Austin na community zose z'ahandi muri Texas ntizicikwe. Kandi turabona ku murongo ari benshi n'aba California, turabona abantu benshi ku murongo za California, abantu baye babyumva nimero bazumvishe. Dufite abantu babiri abantu bagumye guhamagara bari ku murongo babiri, reka tubakire. Nimero iherwa na 3
turebe 685 muri ku murongo murakumva halo imbere 685 965 murakumva cyane Jeff kiri ku murongo Jeff rero wayumvishije ko Frank yayituzaniye tutaginze twaje Kigali Jeff yanategekanya kwifatira Frank ni umugabo cyane turamushimiye ahubwo akabazo wenda k'amatsiko namubaza nimba kiri on air none ibiciro byaba bihagaze gute kuko hari urubyiruko rwinshi ruri kuri questing y'ibiciro kugira ngo babashe kuba rwayibona so dufite ikibazo byaba bihagaze gute ibiciro hari n'amadolari 17.50 n'amasente 50 wongeyeho na shipping ikurikije shipping handle izakurikiza n'umujyi urimo nko muri Arizona ashobora kuba amadolari 2 nko muri Amerika henshi bizaba ari amadolari 2 so shipping and handling ikiyongeraho so bigwa nko mu bigeze iwawe bigwa nko mu madolari 20 cyangwa 20 n'igice so ubwo navuga 20 bigeze iwawe ubwo ni ukuvuga reka tuvuge 21 21 bigeze iwawe ku muryango ariko ubashije kuza kuyitwarira ubwo ni 17 n'ibice 50 kandi rero ako nakubwira nakongeraho ku bantu bari nk'abo bari muri Arizona igiciro cya shipping kizaba gito kuko mwakodengera hamwe ubwo ntago byajya no munsi yayo 20 kubera ko shipping yahenduka wumva nimba mutumije ama-t-shirt 20 bakayashyira mu box imwe ubwo igiciro cya shipping kiramanuka cyane ku buryo rero byajya gose nta nubwo numva ko 20 yageraho so murakoze cyane nyakubahwa Frank urakoze kuri iyo service yawe nziza kandi zakomeze natwe rwose Austin turimo kwimobiliza imipira natwe turayikeneye dukomeze dushimire abantu bose bari ku murongo harimo abadukurikiye bari kuri internet aho ushobora kudukurikira kuri /1 Nation Radio /RG ukabasha gukurikirana ibiganiro byose bya One Nation Radio ushobora kujya kuri app ya tuning mukabasha kwandikamo One Nation Radio nibyo wandikamo gusa amagambo 3 gusa ukabasha gukurikirana ibyinshi byiza abanyarwanda bakomeje kugeraho twakomeje twumva ibitaramo bitandukanye ibitaramo bitandukanye cyangwa se ubusabane buri kubera hehe ariya muri Arizona aho Jean Claude yakomeje adusobanurira uburyo kuzinguka ari ikintu cya mbere cy'ingenzi kubera ko abantu bazaba ari benshi dore ko kwinjira ari ubuntu reka gira abantu bo muri Tucson abantu bo muri Phoenix abantu bo muri ya mijyi ibiri ntakunze kuvuga cyane mwese muzazinduka wabwiye ko Arizona yizi cyane uzi state ebyiri ya Arizona kandi turagaruka gatoya twumviza state ebyiri ariko reka wenda ngira icyo wenda subiza ijambo Frank gatoya niba hari ikintu niba hari online service niba hari uburyo dushobora kugura n'imipira online nabyo niba cyangwa se umuntu ashijya akunda kugura ikintu ngo yabonye cyane ese hari amafoto ari online ku buryo ushobora kuyareba agahindukiza imbere nkareba ibifungo ese bihagaze bite ni byinshi cyane Frank ashobora kutubwira ariko reka tumuhereze akanya gato k'umunota umwe tubwire ubu ngubu nta online service hari Facebook line and ariko nkuko nabahaye iyo nimero 214-412-7201 wababaza ibibazo byose ushaka ukabaza quality specs zose ushaka kumenya kugerekeye ama t-shirt tukagusobanurira gusa ikintu nakongeraho ni byiza ko twashyigikiye umukandida wacu kandi dusa neza nko mu mwambaro ukwiriye kugira ngo mwabonye abandi mukurikirana uko biri kugenda ahandi Kigali
urabona ko baberewe bashyigikira muzehe wacu bameze neza cyane so nakangurira n'abandi gukora defense hano muri Amerika. All right, thank you so much Frank. Abantu bose badukurikiranye ndabizi neza ko hari abari muri break time lunch time ariko bakavuga bati reka nshyire kuri One Nation Radio nkurikirane ibiri kubera mu zindi diaspora. Diaspora ibaye ya mbere mu gucisha ibikorwa byayo kuri One Nation Radio ku ikubitiro ya Jari Arizona. Jean Claude turagushimiye cyane. Tutaragusezerera ariko kuko turi kugana ku musozo w'ikiganiro reka tuze twakire abantu babiri gusa ku murongo. Dufiteho umuntu ku murongo uyu muntu mubwire bahari nimero iherwa na 2884 yagumye kujya ku murongo. Reka twumve niba twumva. Allo, nimero iherwa na 2884 muratwumva? Yes. All right, ashobora kuba ari guteka yashyize telefone hirya gato. Hakaba indi nimero yagumye guhamagara nayo iherwa na ni 3780. muratwumva? 3780 muratwumva? All right, nawe ntabwo ashobora kuba hari mu tundi turimo ariko reka dushimire abatumirwa twabanye namwe. Reka dushimire buri wese ukomeje gukurikirana One Nation Radio muri aka kanya. Tubibutse yuko ibi bintu byari byiza cyane aho Jean Claude ni iki ushobora kubwira abantu muri rusange haba mu buryo bw'amatora haba mu buryo bw'ubusabane mufite ni iki washishikariza abanyarwanda muri rusange? Hello, muranyumva? Turakumva neza. Muranyumva? Turakumva Jean Claude. Asante sana. Icyo navuga nuko hari nk'abajije ati Arizona ati herereye hehe, amastate atwegereye n'ayahe? Arizona muri 50 ya Amerika, tukaba duhana imbibi na New Mexico, Utah, Nevada, California, Colorado ndetse na New Mexico. Ubwo rero umuntu ari wese watekereza gusura Arizona ajya atekereza ko atari kure ahubwo ni hafi y'ayo mastate ujya wumva za Las Vegas n'uyumva za California ni iminota n'amasaha yo kuhagera. Akaba Arizona ituwe n'abaturage bangana na miliyoni 6,828,65. urumva akaba ari leta ya 14 ukurikije leta zigize Amerika. Nuvuga ngo Arizona iri nimero ya 14 muri leta nini za Arizona nako za Amerika. Kuri bijyanye n'ubusabane usabane tubugarutseho cyane. Buryo bavuze ubusabane abantu bumva ikinyarwanda barabyumva no gusabana no kurya no kunywa no kumenyana abantu bakishima abantu bagacya mu maso. So kandi nkuko twakomeje kubivuga Arizona yonyine na amastate atandukanye abantu bose bazifuza gufatanya natwe bahawe ikaze. Kandi by'umwihariko dukomeje kurarikira abantu bose bafite ikibazo cyo kuba basobanuza bati se amatora azagenda gute, tuzakora gute, tuzabigenza gute. Uwo munsi bazasubiza ibibazo byabo kuko tuba dufite umushyitsi mukuru. Bivuga rero nyuma y'ibi byose Meddy ari mu nzira aragera ahangaha muri Arizona kuwa 4. urumva azahagera hakiri kare kugira ngo yitegure. Hari Soudy azagera kuwa 5 nimugoroba nabo barimo baritegura. Ndakubwiye ngo Arizona ubu ngubu bimeze neza birashyushye. N'uwo munsi ko afite ikibazo cya klima akavura kiriwe kagwa. Ubu duhagaze neza ubukonje hanze bumeze neza cyane. Ibiti birimo birashayangana harimo harahumana. Amashati twizere ko tuzayambara. Amashati yo sinangombwa cyane. Dushatse twakwiyambara ama-t-shirt yacu. Urumva ko ama-t-shirt agiye kugwamagarwa kaza tugiye kuyodaringa. Tuzaba twambaye neza mu rwego rwose rwo kwitegura amatora ndetse no kwamamaza. Gusa icyo dushyize imbere ni ubumwe bw'abanyarwanda ku bantu bose bazagera ahangaha. Kandi baza yuko umunsi uzasiba uwo munsi cyangwa agakererwa rwose ntazirirwa mbaza kuko musomye ibinyamakuru igihe.com mukareba ku nyarwanda.com aho hose babivuzeho.
bivuga ngo twagerageje kuricinga out na One Nation Radio irabivuga cyane One Nation Radio turabivuga muri abafatanyabikorwa mwebwe ntimburi n'abatumirwa gusa ahubwo urakoze mwebwe muri abafatanyabikorwa ubusabane n'ubwanyu n'ubwo muri Texas urakoze cyane ubusabane tuzagira bujye dukora amaturu ubutaha muri indi state tugana ku musozo rero amasaha yatujyanye ntabwo twakabaye tubana umunsi wose ariko dusize inshingano n'abandi mukeneye kuruhuka ariko ikibazo kimwe nshaka kubaza Frank atarava ku Frank uri ku murongo yes ndacyahari murakoze yes ndahari nyibaza kuko waje utinze kubera ko Jean Claude twatanye yatubwira imigabo n'imigambi bafite imishinga ikomeye cyane twumvishe iriza muri Arizona y'ubucuruzi twamubajije ibintu bijyanye n'ishoramari kandi twaba tuzi ko mukora business ya East Africa gahunda yo gushishikariza abanyarwanda gushora muri East Africa ubundi hari imikoranire se musanzwe musanye na Arizona ko twumva hariyo gahunda hariyo imishinga myinshi bimeze bijyanye n'imikoranire hari imishinga myinshi cyane kandi myiza mu mbabare wenda na kwisegura gato ntabwo nabashije kumva ibyo imishinga bafite ariko nababwira gatoya ku byerekeye organization iri hano Texas yitwa East Africa Chamber of Commerce ni Chamber of Commerce ni organization ifasha ibintu bya investment y'abantu baturuka muri East Africa cyane cyane promota business zijya muri East Africa cyangwa abanyafrika bashaka kuzana business abo muri East Africa bashaka kuzana business inanga ariko tufasha n'abafite imishinga ariko organization kibereyeho no gushyiraho platform ya network nk'iyo mishinga abantu twabasha kubahuza n'abantu babafasha bakorana nabo baba mu rwego rwo kubafasha kubona investment babafasha mu buryo bwo kubona skills zikenewe kugira ngo iyo mishinga yabo ishigwe mu bikorwa so sinzi neza iyo gahunda bafite ariko turi very open kwakira cyane cyane diaspora zose turakorana dusanzwe dukorana cyane y'abanyarwanda hano muri Dallas n'iz'abandi bo mu bihugu bya East Africa turakorana mu bintu byinshi no mu mishinga myinshi so byaba rwose kugira ngo dukorane na Arizona byaba ari byiza mu rwego rwo kwaguka kandi iyo mishinga umuntu yabafasha mu buryo ashoboye bwose icyo dushaka ni uko abanyarwanda nabo muri East Africa batera imbere alright ikintu cyo gufatanya nk'abanyarwanda ikintu kibi cyane tukazamurana sinjye kugurira uwo hanze kandi umunyarwanda ari gucuruza kimwe nawe ni byiza cyane rero reka dushimire buri wese aba Frank yaba ba Jeff aba Justin abantu bose twagumye kubana nabo ku murongo abo bose turabashimiye cyane kandi turazi neza yuko ibintu byanyu birimo bigenda neza imipira twayibonye umupira umwe uzajya ugura amadolari 17 n'amasensi 50 uteranyijeho shipping idashobora kurenza amadolari abiri ushobora no guhamagara Frank cyangwa se ukaba wajya kuri nimero ikurikira ukandika 21412 ukabasha gukora order y'umupira yaba t-shirt yaba Lacoste amabara yo urahita bafite umukara bakagira n'umwe ibyo byose kubigira kugira ngo ukomeze wamamaze umukandida wawe ibyiza rero byinshi cyane abanyarwanda badufitiye bari mu mpande enye zose reka no bishimira abantu bari mu Burayi mu bihugu by'Uburayi badukurikiye none aha abantu bari za Canada abantu bari mu bihugu bya Afrika abanyarwanda batararyama mu meza abandi mwese mwakomeje kubana natwe turabashimiye cyane kandi turazi yuko mudukunda muri benshi natwe turabakunda niyo mpamvu tuba twabazaniye ibintu byiza cyane kandi ni byiza kumenya abanyarwanda bari hanze abanyarwanda barimo barakora iki tukamenya ngo Arizona bameze bate tukamenya Dallas bahagaze bate ibyo byose ni ibyo ushobora gukura hano kuri One Nation Radio hanyuma ukabasha gusobanurwa no kumenya
ibyo bagenzi banyu barimo bakora. Reka twongere dushimire abatumirwa bacu. Wakoze cyane Frank. murakoze cyane mu kuduha aka kanya kandi turashyigikiye ino radio iduha uno mwanya wo kubasha kwisanzura no kubasha kumurika ibyo dufite ducuruza. Alright, reka nawe tugushimire Jean Claude wakoze cyane kudusobanurira byinshi cyane. reka nanjye mbashimire mu rwego rwanyu bavandimwe Desire ndetse na Bahati ndetse no mu rwego rw'ubuyobozi bwa One Nation Radio. Mbashimiye kubw'umwihariko ndetse no kubw'izina rya Rwanda Community Arizona ndetse abakomite n'abo tuyoboranye bose. Uyu mwanya bari bahuze ko turi buganire namwe, rero nivuga ngo turabashimiye muri rusange, turashimiye support inkunga yanyu ko mwakomeje kudufasha kugira umuryango watangira, kandi dukomeje no gushimira ibitekerezo byanyu byiza. Tunejejwe nuko mwaduhaye uyu mwanya kandi twaganiye birambuye ku bijyanye n'ubusabane bwacu. Icyo narangiza mvuga nuko tutifuza ko buri wese yahagira ubura cyangwa kererwe nk'uko twabivuze, ubundi muzaze mutarame turirimbe ngo ntawamusimbura. Rero n'abandi biteguye guhura n'umuntu uwo ari we wese uzagaranga muri iyi weekend. Murakoze cyane. Alright. Urabyumva neza yuko bariteguye kandi bari ready gukora icyo ari cyo cyose cyatuma umunyarwanda atera imbere. Gushimira n'abajiste n'aba Jeff abo bose kuva muri Tucson, kuva muri Arizona, Phoenix, bose twose turabakunda cyane. Reka duwashimire tubabwira ati ntawamusimbura.